Muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nkuko twabibabwiye rero uyu munsi tugiye gukomeza tubagezaho igice cya 4 cy'amategeko 48 y'ububasha ya Robert Greene. Twakuye mu gitabo cye cyitwa The 48 Laws of Power by Robert Greene. Itegeko rya 31 riragira riti genzura amahitamo, tuma abandi bakina amakarita ubasaruyeho. Ni ukuvuga ngo muri rusange ubuhendanyi cyangwa ubwenge bituma wibasira abandi nibyo biguha ububasha bwo kumva yuko ubafiteho imbaraga kandi ukabagenera ibyo bagomba gukora. Ubategeka ati jyaha, kora iki, reba ibi, vuga ibi, gira gutya. Ubwo nubwo bubasha, nicyo bita ububasha rero. Bivuze ngo rero ubwigenge uzabona wowe nuko abantu batazaguha amahitamo make wowe ugomba guhitamo, ahubwo ari wowe uzagena amahitamo bahitamo. Ibi ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe tubihuje. Abantu bakunda gukoresha abakoresha nibo basinyisha umukozi, nibo bamugenera ahakorera, ni nabo bamubwira ngo kora iki, reka iki, bakanabisinyira. Bishatse kuvuga ngo rero ubwo bubasha baba bafiteho ubaha amahitamo yo gukora ibintu byabo. No kuvuga ngo ubaha hagati y'ibibi bibiri, bagahitamo ikibi kurushaho bitewe n'ikigufitiye inyungu. No kuvuga ngo ubashyira mu ihurizo rikomeye rizabagora kugira ngo bazahore bakwitezeho amakiriro. Ibi ni byo bikorwa. Ubumva yabyumvise iri tegeko rirashoboka mu buzima busanzwe. Ikindi itegeko rya 32 riragira riti garagaza ko wifuza ibintu bihuye n'inzozi z'abantu. Ukuri kwinshi ntago ari kwiza, kubera yuko abantu iyo bari mu rujijo, bari guhuzagurika, batazi ibyo batazi ukuri, bagumye mu mwijima, iyo utangiye kubashyiriramo akamuri bagatangira kubona, ni wowe bizera, bagahita batangira kwizera yuko inzozi zabo zanazibagezaho. Bishatse kuvuga ngo iyo uko ubuzima bugoye nuko bigoye kugera ku nzozi umuntu yaba yarashyizeho, bikanamucanga mu marangamutima yiwe, ni byiza yuko mu byo ukora byose ugomba kuba igisubizo kimwereka yuko agera kuri izo nzozi ziwe. Ariko muri urwo rugendo rwo kugira ngo agere ku nzozi ziwe, akabanza akakugeza wowe aho wifuza kugera, kubera yuko ni wowe wamuhitiyemo. Ubushakashatsi bwerekana ko gukina ku byifuzo by'abakiriya bishobora kuzamura ubushake bwabo bwo kugura cyangwa gukurikira ibyo babashishikariza. Dufate urugero, ni ukuvuga ngo wowe ufashe amafaranga uhereje abo bita influencers, yaba influencinga mu bibi mu byiza, ariko cyane cyane ahantu hari ubujiji uwinfluencinga mu bibi ni ukurikirwa cyane kuko ni naho habwa uruvugiro. Yatangiye kwamamariza ibintu rero ba bandi twita ko afite influence, aba bashishikariza kugura ibyo bintu byawe, ariko urumva wakoresheje iri tegeko, wowe wagendeye ku byifuzo by'abantu bihuye n'ibibageza ku nzozi zabo, ubanza unanyurana muri wa muntu bizera, arangije abashishikariza ibyo bintu. Tuvuge nk'urugero, bijya bikunda kugaragara yuko niba uri kwamamaza, umuntu uri kwamamaza wenda umuntu umukobwa mwiza wambara neza, niyo ataba afite ubwenge bwinshi ariko isura ikaba ari kugaragara, najya kwamamaza ibintu byo kwisiga amavuta n'iki, byanze bikunze nawe uzahita wumva yuko ugomba. Mujya mubona maneke ziriya baba bambitse imyenda, iba yambaye ikote, yambaye cravate, yaberewe neza cyane. Noneho nawe wayireba ibiteye neza kubera yuko nta nda nini bifite, kuko ntiba yaragweye wenda by'abantu baba bishobora kuzamura inda zabo. Nawe wayireba ugahita uvuga ati nawe nambara nzamberewe nka kuriya. Barimo bakina n'ibyifuzo byawe, ariko wabyambara ukibaza niba ari bya bindi waguze cyangwa wabonye bikagutungura cyane. Reka dukomeze. Itegeko rya 33 riragira riti menya imbaraga n'intege nke za buri muntu. Niba hari abantu mushaka gufatanya, menya intege nke bafite, kuko aho bafite intege nkeya niyo ngoro yawe. Buri muntu afite intege nke, icyuho mu rukuta rw'ingoro ye. Iyo ntege nke akenshi ni ubwoba, amarangamutima adashobora kugenzurwa cyangwa ibyifuzo. Bishobora no kuba ibyishimo by'ibanga. Uko byagenda kose, iyo ubimenye biba urufunguzo rwawe, ushobora kurukoresha uko ubyifuza. Iyo wamaze kumenya umuntu neza, ukamenya ibyifuzo bye, ukamenya aho ashaka kujya, ukamenya ibyo amarangamutima ye, ukamenya ibimutera umujinya, ukamenya ibimushimisha, uramukoresha, kubera yuko rwose uba wamaze kumuvumbura neza. Tujya ku itegeko rya 34 rigira riti ba umwami
ku kugaragara kwawe witware nk'umwami kugira ngo bagufate nk'umwami. Ibi ngibi ni ikintu cyumvikana cyane. Uburyo witwara kenshi bugena uko uzitabwaho mu gihe kirekire. Kugaragara nk'umutindi cyangwa udasanzwe bizatuma abantu batakubaha kubera baravuga no mu Kinyarwanda wigize agateba yora ivu. Nk'umwami rero, kuba nk'umwami wiyubaha ubwe n'abandi barabimwubahira. Witwara nk'umuntu udasanzwe, ufite imbaraga, wizeye kandi uzi icyo ashaka mu buzima. Ukiyambika iryo kamba rizatuma n'abandi babikubahira. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bagaragara neza kandi bitwara nk'abayobozi bagira amahirwe menshi yo kugirirwa icyizere ndetse no kugenzura abandi. Ibi byavuzwe n'umugabo bita Kadi muri 2015. Itegeko rya 35 riragira riti menya ubuhanga bwo guteganya igihe gikwiye. Ntugahagarare nk'uri mu maguru mashya ngo wumve ko ibintu ari bishya kuri wowe. Kwihuta bigaragaza guhubuka, bigaragaza gushaka gukira vuba, bigaragaza ubushake ufite, bikagaragaza na bya byifuzo byawe bituma abandi bashobora kuba babikoresha bakakugira uko bashaka. Ariko iteka yugaragara nk'umuntu wihangana, uzi icyo ashaka mu buzima bwiwe, uzahajya, uzi n'igihe gikwiye, abantu bazamwubaha kandi bamuhe agaciro. Ni ukuvuga ngo bihumuriza umutima wawe, bigatuma kandi imico yawe izakuzamura ku bubasha. Menya kwitaza igihe kitari icyawe, maze utegereze igihe cyawe cyagennye n'igihe cyiza cyo gukora igitero cyawe. Itegeko rya 36 riragira riti serereza ibintu utashobora kugira, kubyirengagiza niyo ntorezo nziza. Ni ukuvuga ngo ibintu udashobora kugira wowe biserereze, bigaragara nk'ibyo utanakeneye. Mu kwemera ikibazo gito, tuvuge n'urugero, ugahura n'ikibazo ukagiha agaciro karemereye, byanze bikunze bigutera intege nke zishoboka. Uko witaho umwanzi ni nako ujya mu migambi ye no kumuha agaciro. Kandi iki ni ikosa rikunze gukorwa n'abantu benshi, kubera yuko akenshi iyo umuntu akweretse akantu ukeneye, hari umugabo bita umushinwa w'umuherwe bita Jack Ma, yigeze kuvuga ngo ufashe amafaranga menshi ugafata n'imineke ukabishyira hasi, inkende yazi igahitamo umuneke aho guhitamo amafaranga, kubera yuko itazi ko amafaranga yagura imineke myinshi. Ariko kuba bizi neza abirabura bakunda no kubaserereza babita inkende. Ubwo ababwirwaga sibye yuko atari byo ntekereza ko ari byo yavugaga n'urugero yatangaga, ariko rero umugani kenshi ukunda kugana kariho. Ni byiza yuko rero ushobora no kuzana n'ikimenyimenyi mu muco nyarwanda, ushobora kuzana mu muco nyarwanda abantu bagiraga ishyaka, bakagira ubuhanga, bakagira ubwenge n'ubushishozi. Ariko uko ibintu bigenda byoroha, bakuzanira TikTok ukishimira kuba wayirangariraho ukayitaho umwanya wawe kuruta kuyibyaza umusaruro no kuyikuraho ubumenyi. Ushobora gusanga nk'urugero, ushobora gusanga video irimo ubwenge bwinshi yarebwe ikamara umwaka kuri YouTube, irebwe n'abantu 1000. Wareba umuntu wazanye ubusambanyi, ibitutsi, ibibazo byiwe babimuhundagajeho. Ariko ikindi n'imbaraga n'intege nkeya z'abantu bagiye babona ububasha, kubera yuko bifashe umuntu udashobotse cyangwa se ufashe umuntu injiji nk'uko twabibonye, warangiza ukayiha ububasha, ikora experimentation y'ibitekerezo byayo. Cyangwa se umuntu akaba yarabikoresha akagutega umutego kugira ngo we yibonere ibyo akeneye, maze wowe ube igikoresho cyiwe. Ibyo bintu mukwiye kuba abantu babitekerezaho, kugira ngo aya mategeko ni nacyo amaze, ni nacyo ashaka gufasha abantu. Turebe itegeko rya 37 riragira riti hindura ibyo ukora ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo amashusho akurura ijisho n'ibimenyetso by'ikirango. Niyo mpamvu ikigo cyari cyo cyose gikomeye, cyaba gitanga serivisi cyaba gikora icyo, kiba gifite ikirango cyacyo, kugira ngo nukibona uzamenye ngo twe turaba. Buri wese rero arikunda kandi abashaka yuko agaragara mu birori. Ni ukuvuga ngo rero mu birori kugira ngo ubashe kugaragara neza, niyo mpamvu buri gihe ugenda wambaye neza. Ni byiza yuko mu byo ukora byose ugomba guhindura ibyo ukora ikintu gikomeye, kugira ngo biguheshe agaciro n'ububasha. Ibi ni ibintu bisanzwe rwose. Nimba ukora business inoze ku buryo uyigira business ikomeye kuruta iz'abandi, kandi ukoresheje ya mabanga yose twagiye tuvuga. Dukomeje n'itegeko rya 38 riragira riti tekereza uko ushaka ariko witware nk'abandi.
niwiyerekana nk'utavuga rumwe n'abandi igihe cyose uzasigara ari wowe uri mu bibazo. Ni ukuvuga ngo abantu niba babona yuko yashatse ubushobozi yabubuze, yashatse amafaranga yayabuze, yashatse ariko yabonye amafaranga amamegabyte atuma ashobora kujya kurangara kuri akora areba content iri buze kumutwara umwanya ikanangiza ubwonko bwiwe, tuvugize ubusambanyi, ukabona bafashe umuntu udafite ikintu avuga wamamaza ibintu by'ubusambanyi, bamuhaye uruvugiro, abantu rwose bamwumvise, ukumva umuntu utanatekerezaga. Uko bagenda rero babona abantu benshi, kubera yuko akenshi abantu b'injiji nibo benshi kuruta abantu bazi ubwenge, niyo mpamvu abantu benshi bisanga ari ibikoresho by'abandi kuruta uko baba abakoresha b'abandi, bagasanga buri gihe bahora bifuza ibisubizo ku bandi kuruta uko bo batanga ibisubizo. Ibyo ngibyo rero iyo utangiye gutekereza nk'umuntu watanga ibisubizo ariko mu buryo bunoze, utisanishije nabo ugomba guha ibisubizo, icyo gihe niwo buri ikibazo baranakwadukira bakagutuka bakavuga ngo ntushobotse, uriyemera, wazanye ubwenge bwinshi, filozofi nyinshi warayizanye. Aho ibyo ntabwo bikwiye. Tekereza uko ushaka ariko witware nk'abandi. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi, ariko aha tuba tukwiye no ndi kubihuza n'ubuzima kugira ngo umuntu anahwituriremo n'abantu urabahwitura, kubera ko urebe Einstein yaravuze ngo ntabwo ushobora gukemura ikibazo cyawe ugifite imitekerereze yagiteye. Niba ufite imyitwarire, twabonye ko amafaranga kugira ngo unayagire bisaba yuko ugomba kuyagiraho imyitwarire myiza. Iyo myitwarire yubakirwa mu bitekerezo n'ibyemezo ufata. Ntabwo waba udatekereza neza wirirwa ureba ibintu by'abasambanyi ngo bya massage z'ibintu by'imyanya y'ibanga abantu badakwiye no kuba bagira bikurura abantu, ugasanga umuntu wari ukwiye kuba koko influencinga mu byiza ahubwo influencinze mu bibi. Nayo mpamvu rero uvuga ukuri akenshi utangiye kwitwara nk'abandi, iyo utatangiye kwitwara nk'abandi utangira kuba ikibazo. Ni nayo mpamvu na Yezu ubwe abantu ntabwo bigeze bemera ibyo yavugaga, kubera yuko yavugaga ukuri, yavugaga urukundo, ariko abantu byo ntabwo babishaka, ahubwo barashaka gusetswa n'amarangamutima yabo. Ariko ubundi dufata urugero, nimba mu bintu bikuryohera ari isukari, uri isukari mu byo urya byose birimo isukari, nta myaka wamara utararwara diabete. Ariko kubera yuko mu bwonko nta muntu hareba, nta n'ureba ibibazo ahura nabyo, akenshi bazi yuko ikibazo gihari nyirizina atari icyo, ahubwo ikibazo gihari ari uko batabona icyo gukora, ari uko batabona amafaranga. Ntabwo ari ukwicara ngo utekereze icyo gukora, ndakora iki, ndagira gute. Turebe ku itegeko rya 39 rero riragira ati hindura ibyiyumvo ubyutse amakimbirane kugira ngo ushakiremo ibyo ukeneye. Uburakari n'amarangamutima bishobora kuba bidakwiye mu buryo bwa gahunda, ariko ugomba iteka kuguma utuje kandi wiyumva neza. Ariko niba ushobora gutuma abanzi bawe barakara mu gihe wowe ugumye utuje, ubona inyungu zikomeye cyane gushyira abanzi bawe mu rujijo, maze wowe ugasigara wishimye. Shakisha icyuho mu byo bakora, maze ubigaragaze, ubishyire ku murongo, ubigaragaze ku mugaragara, ubundi basigare babota. Hano reka mpite ngaragaze ikintu kigaragara. Ni ukuvuga ngo wabyemera utabyemera, umuntu w'urubyiruko, umuntu ugifite imyaka mikeya, twabonye ko na leta yacu yavuze ngo ni knowledge based economy and technology driven economy. Ibintu wemera, ibyo uzi ndetse n'ibyo ugomba umenya bigenda bigufasha guhindura imitekerereze yawe n'ibyemezo ufata. Nk'ubu ngubu ujya ubona abantu arabanza kubaka icyo twakita audience, yamaze kwiyubaka online. Akimara kwiyubaka online ahita atangira kureba se bano bantu barashaka iki ngo mbari ibyo mbarundaho, akabarundaho ibyo mushaka ariko atari byo bibafitiye akamaro. Mwarangiza namwe rero mukishima kuko yakinnye n'amarangamutima yanyu nk'uko twabibonye mu itegeko ryabanje. Buriya ugenzuye neza ushobora gusanga gutukana, imico mibi, abana batoya niho tubonera ibimenyetso. Ugasanga umuntu muzima yigana umuntu ukora ubugoryi, utukana, uvuga ibintu bidafite ikintu bimaze. Ahangaha rero niba ubishoboye, reba umwanzi wawe iyo ushaka kumusenya neza, ariko nawe ugasigara utarakaye kuko nawe ahita ashaka inzira yo kugira ngo yihorere. Ariko mu gihe ari gushaka inzira yo kwihorera, uri mutekereza atera imbere kandi abanarangaye. Koresha ubwo buryo rero, umutera umujinya ariko wowe usigara utuje. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. Itegeko rya 40 riragira ati shyira akabazo ku ifunguro ritishyurwa.
ni ukuvuga ngo ubundi ubufasha buba burimo umutego byanze bikunze. Iyo batanga ku buntu ni bibi, akenshi birimo uburiganya cyangwa inshingano zihishe. Aka kantu iri tegeko rero rikunze rya hatari, ariko hari n'umuhanga wabivuze, ntabwo nibuka izina rye neza, ariko yaravuze ngo there is no free lunch. Ntabwo wabona nyine ifunguro ry'ubuntu, ntaribaho. Buriya umuzungu ashobora kuza, cyangwa se reka twoye kuvuga abazungu nabo hari ibyo bakora byiza, ariko na mugenzi wawe ashobora kugukubita umutego akakubwira ati dore inyungu z'umurengera ngiye kuguha ahangaha, dore ngiye kugukiza inyatsi, ngiye kugukiza ibibazo byose bidakira, ngiye kukwicira umurozi wakurogeraga. Ariko ubundi mu by'ukuri umurozi kwaba kwanga, undi muntu ajya kumenya ko umurozi ari kukurogera, wowe atarakuroga uwo murozi ntawe uba ahari. Yaba hari nyine urumva yarangiza akakwereka impuhwe z'ibintu agiye kugukorera. Njyewe nkwereka ibintu by'umuco, nigeze kujya mu Bushinwa, hari ahantu nakoresheje metro, umuntu akora urugendo rushobora kumara umunsi wamara iminsi 2 kugenda no kugaruka. Noneho abana urabizi ni abantu beza. Umwana w'Umushinwa kubera akenshi badakunda kubona abirabura, tewe naho nari nagiye icyo gihe, umwana arazaranyegera, mbona yanyitayeho, agiye gusohoka muhereza ama yuan, nyamuhaye arayanga, arambaza ngo nakoze iki. Umva uwo muco ku mwana, mu gihe abacu hano baba barimo basabiriza rimwe na rimwe, ariko nta wabarenganya. Niwo muco akenshi abantu bakunda gutoza, baba babakinisha, babavugisha ibintu, babashyira kuri fame badashobora gukontorora. Ibyo ni ibibazo byose kubw'inyungu zabo, barangiza bakavuga ngo bamufashije. Wabonye umwana wenda ni umuhanga, ari gusubiza ibibazo mu buryo budasanzwe, abasiruduwe ntaho bataba, ntunamwe expose mu buryo bwo kugaragaza ubuhanga bwewe, ahubwo umwe expose mu buryo bw'inyungu zawe. Ibyo se ntimusanzwe mubibona? Cyangwa ubonye umuntu yarasaze asigaye akora ibidakorwa, ibitemerwa n'umuco nyarwanda, ariko kuko abantu baba bafite amatsiko ku muntu wakoze ibintu bitemewe, ukaba ari we uhereza uruvugiro. Ibi se ntimusanzwe mubibona? Shyira ikibazo kuri lunch baguhereje, cyangwa se ku byo kurya baguhereje bitishyuwe. Urundi rugero rufatika runagaragara rwanababaje abantu rugatuma na bamwe biyahura, ni ubumenyi buke ku bintu bijyanye n'amafaranga. Bakakubwira ngo bagiye kuguha inyungu y'amafaranga wenda 3%, 4%, warangiza ukabahereza amafaranga menshi, barangiza bakagenda bakayarya, bakakungura gakeya. Urumva Perezida Jobundi yarabivuze neza, ubashyiriye amafaranga bakungukiye 3, ubahaye 10 bakungukiye 4 cyangwa 5, ariko kubera gushekerwa no kumva iyo ranch wayimenyereye iby'ubuntu, ukakomeza ushyiramo bakagutwara 100 cyangwa bakagutwara na 20. Ibyo byose ni ibintu bisanzwe bizi. Rero no mu migani muri Bibiliya baratubwira, mu gice cya 12 umurongo wa 11 baratubwira ngo umurimo wakozwe n'intoki zawe niwe uzaguhesha umugisha. Umurimo wakoze muzi abantu baba murimo muhesha umugisha, muhesha umugisha bari abantu babazanira ibintu bibica mu mutwe, aho kugira ngo muheshe umugisha abantu babazanira ibintu bibahereza impinduka. Ni byiza rero yuko mwagira gutekereza kwimbitse, noneho uko gutekereza kukagena. Kandi nanone ikintu cyiza cyose gifata igihe. Ikintu cyiza gifata igihe, kubera ko muri kwa gufata igihe birafasha ku buryo buri muntu wese, iyo uri gukora ibintu byiza birasaba yuko witonda ugategereza kugira ngo ubashe kubona ibyo wifuza. Ariko ibyishimo by'akanya gatoya biza byirukanka. Iyo umuntu avuze ikintu kidakwiye kuba kivugwa, cyangwa kitari gisanzwe, cyangwa utari umwitezeho, cyangwa gitunguranye, cyangwa kinyuranye n'ukuri, bizamura amarangamutima yawe, ukabona ari umuntu utekereza bidasanzwe, agakina n'amarangamutima yawe akagutrikinga, ukirirwa useka umunsi wose, ukarangira nta kikuyemo. Mukomeze mugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha.